turagushimiye cyane nanone wowe mukunzi wacu turi kumwe ibihe byose. Uganda inkubiri yo gushyira hanze amafoto y'abakobwa b'ibyamamare bambaye ubusa yahinduye isura kugeza ubwo mu by'ukuri bimaze gufata indi ntera. Mu gihugu cya Uganda hatangiye inkubiri y'abakobwa b'ibyamamare batandukanye yahereye ku witwa Martha Kigimba uzwi nka Martha Kay, aho batangiye mu by'ukuri kugenda bagaragaza amafoto yabo bashyize ubwambure ku karubanda. Ikinyamakuru cy'imyidagaduro muri Uganda cyitwa Hoebiz cyatangaje urutonde rw'abandi bakobwa bagiye gutamazwa nyuma ya Martha Kagimba uzwi nka Martha Kay uherutse gushyira hanze amashusho ye yambaye ubusa buri ndetse kuri ubu akaba ari gukurikiranwa. Mu byamamarekazi bigiye gushyirwa hanze havuzwemo Sheila Gashumba usanzwe uzwi cyane mu itangazamakuru muri iki igihugu, umunyamakuru wa NTB Tina Teise, uwitwa Jane Nasasira wamenyekanye mu itangazamakuru, Boss Chichi Alicia we ngo ashobora kubyikorera kubera ko akunda kuvugwa mu binyamakuru, witwa Alicia Nasuna n'umuvandimwe we Clique. Nk'uko ikinyamakuru bivuze ngo aba bakobwa bagiye bifotoza amafoto bambaye ubusa bakayaha abakunzi babo nyuma y'igihe bagatandukana, none ngo aba basore biyemeje kubashyira ku karubanda. Mu minsi ishize iyi nkubiri yavuzaga ubuhuha ku bakinnyi ba ruhago hirya no hino, aho bagiye mu by'ukuri bakora aya amabi n'amarorerwa bakagaragara bashyize amafoto yabo hanze bambaye ubusa. Muri Uganda abakobwa b'ibyamamare bakunze kwifotoza bambaye ubusa, aho mu minsi ishize uwitwa Judith Heard na Desire Luzinda bashyize hanze amafoto yabo bambaye ubusa. Ni ibintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bizamura urwego biriho cyane cyane mu rubyiruko, nyamara ariko benshi ntibapfuka umunwa wabo mu kubigaya no kuvuga yuko bitari bikwiriye mu by'ukuri. Turagushimiye cyane.